abanyarwandakazi abanyamubano ndabibutsa nanone igitaramo nkuko nababwiye dufite igitaramo iminsi y'ukwezi 22 mu kwa gatatu kizaba ku Tavan Hill Kabuusu nkuko nabibabwiye kwinjira ni imitwaro 2 VIP ni imitwaro 5 umva ntago twabishyize hejuru kuko umunyarwanda wese uri muri Uganda n'utari umunyarwanda n'abatari banyarwanda mikwano jafe namwe tubaniriza mu gitaramo hazaba hariyo kubyina hazaba hariyo kumenyana hazaba hariyo kunezerwa tubaniriza mwena muje twabakira abanywantu beitu mwena hariyo kuzana hariyo kumanyana hariyo byinshi so nagari by'abanyarwanda gusa nabagamba erankidamu umubano gw'abanyarwanda mu Uganda si politics banayete turi mu byabufuzi no ntabwo rwose ni ibintu bisanzwe byo kumenyana nk'abanyarwanda byo gukomeza umuco wacu cyo kuba bamwe niyo mpamvu mbatumira mbibutsa ngo muzaze tuzakinguraho saa 9 z'umugoroba dukomeze twinjoying igitaramo rero ndashaka kuvuga ku umuryango w'abanyayuganda b'abanyarwanda ugamije gukuza umuco n'iterambere ry'abanyarwanda bo muri Uganda niyo ntego nini cyane ikindi umuryango ugamije gukuza uburere n'iterambere kandi ufite intego zikurikira ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa ngo ni umubano cyangwa se kuzana kwitoranya creatinga wo busosoze bona mu mawanga no just no kugira ngo dukomeze kuba bamwe nk'abanyarwanda kwiyongere like kwigarukamo gushaka no guhugura abanyamuryango ubigisha kugira ku rwego rukwiriye rwo kubaho neza mu buzima ubwo urumva nyine ko bisaba kugira ngo uhabe uwo munsi harimo abanyarwanda busanga bakiri inyuma cyane ugasanga bibagora ugasanga ubundi wabonye waraniza ariko nta nubwo ufite aho uhera so byose tubivugaho hamwe ikindi gukangurira abanyamuryango kugira ngo bitegure ibizaza bagire uburenganzira kandi bagendere mu majyambere n'imibereho myiza nk'abanyarwanda ibyo nibyo bintu bimwe twenda kuvugaho ikindi gutegura imishyikirano y'abantu imishyikirano tuvuga ni nk'icyo gitaramo turabitegura kugira ngo muze tumenyane turebe icyo twakora nk'abanyarwanda harimo ababa bakeneye gufashanya hari aho bakeneye kumenya ngo ese nari mfite akazi nenda gushyika ariko biracyanze ibyo byose nibyo dukora nk'abanyarwanda n'utekereze ngo hari ibindi bintu bindi urumva ikindi nshobora kuvugaho kugira ngo tugutere umwete wo gukuza kurinda no gushyiraho uburyo ibyo kureberaho abanyamuryango n'imirimo igenewe kubazamura ndetse no kugira abandi banya-Uganda niyo mpamvu mbabwira ngo ntabwo ibingibi bifata ku munyarwanda gusa kuko narababwiye n'ubu ndabivuga ntabwo abanyarwanda ba Uganda turi kuvuga ngo ni ikimenyane cy'abanyarwanda gusa nta mawanga amarara twafuka umuntu omunze buri jombi yogera muri noko kirizanti turi muntu omu ate turi banyarwanda abe Uganda because bw'ekityo bwekiri tetusobola kicyusa bw'ekityo bwekiri ndabashuhuje mwese nshuti zanjye nka buri gihe nyine bikaye social ni nshuti y'abanyarwanda nshuti yanyu ndashaka kuvuga gusobanura ku ijambo umubano cyangwa se wowe ureba uyu muryango kwibaza se abanyamubano ntabahe barakora iki cyangwa se bararwanya leta cyangwa se no umuryango w'abanyarwanda ntago ari urimo politics ntago irimo iby'ubutegetsi byari byo byose ntago urwanya leta umuryango witwa w'abanyayuganda b'abanyarwanda ugamije gukuza umuco iterambere urumva
ni umuryango ugamije gukuza uburere